Mwiriwe neza, ngarutse mvuga ku kijyanye n'ibyapa bibarijwe mu magambo. Nongeye kubushimira. Ndi kubona akazi muri kugakora rwose, muri kubigeza kuri bagenzi banyu, biri kubageraho igihe. Yewe basuhuza ndi Teacher Laura. Ibyapa tugiye kugarukaho ni ibi ngibi. Hari ibigiye bitandukanye, nk'ikibanza bacyita kugendera mu muhanda ubisikanirwamo, kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Ibiburira byose bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Hakurikiyeho ikivuga ko bibujijwe kuvuza amahoni. Icyo cyo urumva kirabuza, biba bikoze mu ishusho y'ingasire cyangwa arirwo twita uruziga, umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Hakurikiyeho ikiri mu ibara ry'ubururu gifite akaranga cyerekezo kerekeza iburyo. Kiriya cyapa bacyita icyerekezo gitegetswe. Icyerekezo gitegetswe uri kubona ko gifite ishusho y'ingasire y'urwo ruziga, ubuso ubururu, ikirango cy'umweru. Ibitegeka ni uko biteye. Tukagira kiriya bita inzira idakomeza, kirimo akarongo k'umweru kazamuye n'akandi k'umutuku gatambitse, bacyita inzira idakomeza. Iyo bavuga ngo icyapa cyerekana ko ku nzira gitewe mu ntangiriro idakomeza, kirangwa n'ibirango by'umweru n'umutuku, nk'ibyo tugiye kubazwa mu kanya. Kiriya cy'umuhondo kirimo H bacyita, kigaragaza ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka zigenewe gutwara abantu. Hariya dufitemo igikozwe mu ishusho y'uruziga ariko kirimo ikirango kiberamye. Kiriya cyapa bacyita ugukikira bitegetswe. Ngarutse ku murongo wa kabiri, ngo hano dufitemo icy'uruziga ariko rurimo ubuso bw'umweru gusa, kino bacyita ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Baravuga ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi gifite ubuhe buso? Ubuso muri kububona ko ari umweru. Noneho hari icyo tugezeho kirimo imodoka ebyiri. Baratubwira ngo icyapa kivuga ko bibujijwe kunyura ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Ngo gifite ibihe birango? Turi kubona ko ibirango ari umutuku n'umukara. Barongera bakavuga se ibyapa ngo ku mihanda ibyapa bikurikira ngo bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ngo ni ubuhe bwoko bw'ibyapa bigaragazwa ku buryo bumwe? Urebye ino 30 itukura irabuza, 30 y'ubururu igategeka. Ubwo tubonye ko ibyapa bigaragazwa ku buryo bumwe n'ibyapa bibuza n'ibyapa bitegeka, kubera ko icyo bihuriyeho byose biba bikozwe mu ishusho y'ingasire arirwo ruziga. Buriya ibyo nabyo tubivuyeho. Tugeze kuri kino gifite uturanga cyerekeza k'umweru n'ak'umutuku, bacyita gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ibirango muri kubona ko ari umweru n'umutuku. Nanone tugeze kuri kino kivuga ibimenyetso bimurika. Munsi yaho hari icyapa cy'inyongera gikozwe mu ishusho y'urukiramende. Ibyapa by'inyongera bimenyesha ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe n'ibitegetswe byihariye. Kubona ko hari ibisanzwe biri ku cyapa. Ubundi iyo tubonye icyapa kiburira ahatari mu nsisiro, ibyo kikweretse bakabibonera mu ntera ya metero 150 kujya kuri metero 200. None aha ngaha uri kubona ko bakugaragarije munsi n'icyapa cy'inyongera kikubwira ko ibyo bimenyetso bimurika cyangwa iyo feruje turi bubone mu ntera ya metero 300. Bikuye itegeko rusange rivuga ko twakabiboneye hagati ya metero 150 kugera kuri metero 200. Iki gikurikiyeho bacyita aho bagobokera ibinyabiziga. Baba bakubaza amabara akigize. Turi kubona ko ari ubururu, umweru n'umukara. Ni nko ku igaraje cyangwa badepanera ibinyabiziga. Noneho iki kimeze nk'ikiraro niba ariko nabyita, bacyita cyerekana aho umuhanda urombereje ibice byinshi, ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangira gukurikizwa. Akenshi bakubaza ubuso ikirango cyacyo. Uri kubona ko ikirango gisa n'umweru. Hari kino cyanditsemo amagambo règlement de circulation. Iki ngiki bacyita amabwiriza yihariye ku buryo bwo kugendera ku byambu cyangwa ku bibuga by'indege. Bakubaza uko giteye, ishusho n'impande enye, ubuso ubururu n'ikirango cy'umweru. Kimwe n'ibindi nk'ibi ngibi rero nibyo tugiye kureba muri kino kizamini kigaragaza ibyapa bibajije mu magambo. Mugerageze ino video muyirangize. Mukeneye ubusobanuro burenze kuri ibi, mwaduhamagara kuri 0783 801 753. Kaza tutangira n'ikibazo cya mbere.
nk'icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Twabonye ko ikimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwa mu cyo cyapa kiraburira, kandi ibiburiro byose biba bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Rero ubwo ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Ibyo turabisanga kuri B. Dore niko kano kapa niko kavuga ko ari ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Muri igisubizo ni B. Noneho icya kabiri, icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa. A. Ngo ni ishusho y'uruziga mu buso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. B. Ishusho y'uruziga mu buso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. C. Ishusho y'uruziga mu buso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa bibuza byose twamaze kubona ko bifite ishusho y'ingasire y'urwo ruziga, umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Rero ibyo turabisanga kuri C. Tuvuge ngo ni ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Urumva umuzenguruko ni wonyine wasimbutse. Rero uri kubona ikivuga ko bibujijwe kuvuza amahoni gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Turabisanga kuri C. Tugeze ku kibazo cya gatatu, ngo ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Ibiburira n'ibyo gutambuka mbere byose bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura ririho umuzenguruko, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Turebeye kuri ino shusho iri hano hasi, ibi byose ni ibyapa biburira. Ikibanza bacyita aho banyura bazengurutse, igikurikiyeho bacyita umuhanda utaringaniye, igikurikiyeho bakacyita umuyaga w'intambike, igikurikiyeho cya kane bakacyita ifungana ry'umuhanda, igikurikiyeho bakacyita aho abanyamaguru bambukira, igikurikiyeho bakacyita guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome, kirimo uturongo tuzamuye bacyita ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Cyo tuba dufite umuhanda usanzwe n'uwa gari ya moshi, aho bihurira hakaba hazitiye hari bariyeri itandukanye iyo mihanda ibiri. Igihera ku ruhande bacyita ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye, hakaba hatari bariyeri itandukanye iyo mihanda ibiri. Cyo hasi ibumoso bacyita kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino kirimo agatangaro bacyita ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Ikiriho 10% ihengekeye iburyo bacyita akamanuka gashobora gutera ibyago. Ikiriho 10% ihengekeye ibumoso bacyita akazamuko gashinze cyane. Igikurikiyeho kirimo imodoka bacyita umuhanda unyerera. Igikurikiyeho ni ikoni ry'iburyo. Igikurikiyeho bacyita abana. Igikurikiyeho bakacyita akayira k'amatungo. Icyo narengamije si ukwereka icyapa kiburira, ahubwo ni ukukwereka uko biteye. Byose biba bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. None batubwiye ngo ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa ni ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Ibyo turabisanga kuri A. Icya kane, ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa hakurikira: A. Mu masangano. B. Mu bimenyetso bimurika. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa bibuza n'ibitegeka rero bikurikizwa mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Iyo nimbona icyapa kibuza cyangwa nkabona icyapa gitegeka, nzatangira nyikurikize. Ningera ku muhanda winjira mu wo nagenderagamo, cya cyapa kizahita gita agaciro, kubera ko umuntu uturutse muri wa muhanda wundi ushamitse ku wundi kugenderamo, icyapa nabonye ntabwo aba yakibonye. Niyo mpamvu tuvuga ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Buri gisubizo ni D. Ibyo ndi kuvuga nta byanditsemo aha ngaha, turavuga ko igisubizo ari D. Ni ubwo busobanuro natanze hasi. Noneho cya gatanu, ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi: A. Ko hari icyago. B. Icyago kidasobanuye ukundi. C. Imiterere y'icyago kitunguranye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nk'ino B ivuga ngo ni icyago kidasobanuye ukundi, ni icyapa kimwe mu byapa biburira. Ibiburiro rero byose bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, bikamwereka imiterere y'icyo cyago kugira ngo imigenzereze ye ihure n'ububi bw'icyo cyago.
rero ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, buri igisubizo ni A. Dore nk'iki ngiki ni kimwe mu byapa biburira, n'urugero nifashishije, bimenyesha umugenzi ko hari icyago, buri igisubizo ni A. Ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha, iby'inyongera bishobora kumenyesha A, ngo ibitegetswe byihariye gusa, B, ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibujijwe n'ibitegetswe byihariye, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa by'inyongera twamaze kubona ko bimenyesha ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibujijwe n'ibitegetswe byihariye. Iby'inyongera byose biba bikozwe mu ishusho y'urukiramende. Nimvuga urukiramende twumva rectangle cyangwa rectangle, buri gisubizo ni B. Dore urugero, ahangaha ibi ni ibimenyetso bimurika icyo hejuru kiraburira. Twamaze kubona ko ibiburira byose bigaragara iyo ukibonye, ibyo kikweretse ubibonera mu ntera ya metero 150 kujya kuri metero 200 uvuyeho ibyo bintu cyakwerekaga biri. None ahangaha babishyize muri 300. Urumva ko barenze ku mategeko rusange. Niyo mpamvu tuvuga ngo ibyapa biburira, ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibujijwe n'ibitegetswe byihariye. Buri igisubizo ni B. Icya karindwi, ngo icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango A, umweru, B, umutuku, C, ubururu n'ikirango cy'umweru, D, umukara. Icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe ikigaragara cyo kino cyapa kirategeka. Ibitegeko byose biba bikozwe mu ishusho y'ingasire ari rwo ruziga, ubuso bukaba ubururu, ikirango kikaba umweru. Rero ahangaha baba batubajije ikirango, B nanjye ndi uwihuta nagasubije A, ariko hano kuri C bavuze ngo ni ubururu n'ikirango cy'umweru. Urumva ko ubwo bururu buhagarariye ubuso. Ubwo turavuga ngo ni ubururu n'ikirango cy'umweru, buri igisubizo ni C. Iki ni cyo bita icyerekezo gitegetswe. Buriya nitukirebesha iburyo turavuga ngo ni kata iburyo gusa, nitukirebesha ibumoso turavuga ngo ni kata ibumoso gusa, nitukirebesha imbere turavuga ngo ni komeza imbere gusa. Icyerekezo gitegetswe kiba gifite ikirango. Hano bahise bavuga ngo ni ubururu n'ikirango cy'umweru, buri igisubizo ni C. Ubururu bwo buhagarariye buno buso turi kubona imbere yacu. Icya munani, icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Kikubwira iby'inyongera ibyinshi uba usanga bikozwe mu bururu, umweru n'umukara. None batubwiye ngo A, ni ubururu, umweru n'umutuku, B, umweru, umukara n'ubururu, C, umutuku, umweru n'umukara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga cyangwa aho bafashiriza ibyo binyabiziga kigizwe n'umweru, umukara n'ubururu, turabisanga kuri B. Dore n'iki ngiki ni umweru, umukara n'ubururu, turabisanga kuri B. Nicyo kigaragaza aho bagobokera ibinyabiziga. Icya cyenda, ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa hakurikira: A, mu masangano, B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiye ku ruhande rw'inzira bishinzeho, C, ibyapa bishyirwaho hakurikijwe intera y'ibitandukanya, D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ibyapa by'inyongera rero byo bimenyesha ubugerure cyangwa ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiye ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Nzagikurikiza kuva nkibonye kugeza ku muhanda ushamitse ku wo ndi kugenderaho. Buri igisubizo ni B. Icya cumi, ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango cyangwa ibimenyetso by'amabara akurikira. Icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangira gukurikizwa kigira ikirango cy'umweru. Ahangaha ni cyanyine mba afite nk'umuhanda ufite ibisate bibiri, bikaba bigiye kwiyongera bikaba 4. Iki ni cyo cyapa kigaragaza ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangira gukurikizwa. Kubona ko gifite ikirango n'umweru, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingano n'aho abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Nk'uko twabonye aho bagobokera ibinyabiziga n'ikibanza cy'ingano n'aho abantu benshi bagendera ku nyamaswa bigizwe n'amabara asa, ni ubururu, umweru n'umukara. Ibyo turabisanga kuri A. Dore icyapa cy'inyongera cyerekana ikibanza cy'ingano n'aho abantu benshi bagendera ku nyamaswa. Dore ngiki, kubona ko kigizwe n'amabara y'ubururu, umweru
n'umukara. Buri gisubizo ni A. Icya 12 ngo icyapa cyerekana ko ku nzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. Icyapa cyerekana ko ku nzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza, batubwiye ngo A ngo ni umukara n'umutuku, B umukara n'umweru, C umweru n'umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twabonye ko ari cya kindi kimeze nka T kirimo amabara y'umweru n'umutuku. Iki ni cyo cyerekana inzira idakomeza, ariko nako kirangwa n'ibirango by'umweru n'umutuku. Buri gisubizo ni C. Icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwa n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu, kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki ngiki rero ntabwo nshaka ko muza kucyitiranya na kimwe cyaba cyanditsemo parking mu buso bw'ubururu ikirango cy'umweru. Kiriya cyanditsemo pa kivuga ko ari ahantu hagenewe guhagararwa umwanya munini. Noneho ntabwo ari byo batubajije icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu. Iki cyapa kiba gifite ubuso bw'umuhondo. Kiba gifite ubuso bw'umuhondo. Ibyo turabisanga turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icya 14 icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, n'ubundi ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi bifite ubuso bw'umweru. Dore ni icyo ngicyo nicyo bita ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Uri kubona ko gifite ubuso bw'umweru. Buri gisubizo ni B. Icyapa kibuza kunyura ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: A umweru n'umukara, B umutuku n'umukara, C ubururu, D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Icyapa kitubuza kudepasa cyangwa kunyura ku binyabiziga byose kiba kigira ibirango by'umutuku n'umukara. Ni imodoka ebyiri y'umutuku ndetse n'indi y'umukara. Ibyo turabisanga kuri B. Icyo cyerekana kivuga ko kibuza kunyura ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, kubona ko gifite ibirango by'umutuku n'umukara. Turabisanga kuri B. Ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibyapa bigaragazwa ku buryo bumwe twabonye n'ibyapa bibuza n'ibyapa bitegeka. Bari hano kuri A bari batubwiye ngo n'ibyapa biyobora n'ibitegeka, B ibyapa biburira n'ibitegeka, C ibyapa bibuza n'ibitegeka, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa bigaragazwa ku buryo bumwe n'ibyapa bibuza n'ibitegeka kubera ko twamaze kubona ko byose bihuriye kuba bifite ishusho y'uruziga ari rwo ngasire. Buri gisubizo ni C. Dore icyo kibanza kirimo ngasire y'umutuku kirabuza, bakacyita umuvuduko munini ntarengwa ugarukira ku birometero 30. Iki cy'ubururu kirimo ibirango by'umweru cyo bacyita umuvuduko muto ntarengwa utegetswe wa kilometero 30 mu isaha. Bivuze ngo iki cy'umutuku mbujijwe kugenda hejuru ya 30, icy'ubururu nkabuzwa kujya munsi ya 30. Buriya rero tubonye ko ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Tubonye ko ari ibyapa bibuza n'ibyapa bitegeka kubera ko byose bihuriye kuba bifite ishusho y'uruziga ariyo ngasire. Buri gisubizo ni C. Cya 17 ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, gifite amabara akurikira: A ubuso ni umweru, B ikirango ni umutuku n'umukara, C ikirango ni umweru n'umukara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere kigira ibirango by'umutuku n'umukara. Ni uturanga cyerekezo tubiri tureba mu byerekezo binyuranye. Njyewe ndi mu umweru nkatambuka mbere yaho mu ibara ry'umutuku. Icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite ibirango by'umweru n'umutuku. Buri gisubizo ni, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Noneho ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda, birangwa n'amabara akurikira. Ibyapa byerekana icyapa cyerekana icyago kidahoraho ni amakona. Aya tunyuzamo ibinyabiziga mu bizamini, waba ukatishamo ipikipiki cyangwa usubira inyuma urebera mu turebanyuma twawe,
biriya byago bidahoraho babigira ibirango by'umweru n'umutuku. Hano batubwiye ngo umweru n'umukara, umweru n'umuhondo, ubuso n'umweru gusa, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa kivuga icyago kidahoraho ni amakona agira ibirango by'umweru n'umutuku. Nibyo turi kubona aha ngaha. Ubwo niyo mpamvu twavuze ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None icya 19 ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye ku buryo bwo kugendera ku byambu cyangwa ku bibuga by'indege giteye ku buryo bukurikira. Amabwiriza yihariye twayabonye. Akozwe mu ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Kivuga ko ari amabwiriza yihariye, twabonye ko cyanditsemo amagambo reglement de circulation, kikaba gikozwe mu ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Dore n'iki ngiki nicyo cyerekana amabwiriza yihariye ku buryo bwo kugendera ku byambu cyangwa ku bibuga by'indege. Gikozwe mu ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ibyo turabisanga kuri B. Icya 20 iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo ahategetswe. Kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugendwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Ase ubu ngubu tugendeye ku byo twize, urumva ahanga icyo bari kutubaza atari cya cyapa kivuga gukikira bitegetswe, ugukikira inkomyi bitegetswe. Rero niba ari igitegeka kiba gikozwe mu ishusho y'ingasire y'urwo ruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Niba kimbwira ngo ndeka aho ngaho harimo imirimo nce mu cyerekezo bari kunyereka, ubwo rero turavuga ngo ni ugukikira bitegetswe. Ngo ni ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. B, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Ibi bya B bigaragaza ibyapa biburira. C, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'ibara ryera n'ikirango kiri mu ibara ry'umutuku n'umukara. Ibi nibyo ntibinabaho. Rero icyapa kivuga nako iyo umuhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo ahategetswe kunyurwa, hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwaho imirimo irangirira mu ruhande rugendwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara y'ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ni cya cyapa kivuga gukikira bitegetswe. Dore n'iki ngiki bacyita ugukikira bitegetswe. Ubona ko gifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Nakoze kureba ino video. Ndabashimiye kubwo mwihanganye mugakurikira bino bintu. Icyo nzi cyo ni iby'ingenzi. Nari kumwe na Rora. Mugire ibihe byiza. Bararikiye isomo ry'ubutaha, zavuga ku kijyanye na feri zigaragara mu binyabiziga. Murakoze cyane.